ndagira ngo tuganire. Niyo umuntu yakerekwa ibigeragezo ufite, ntabwo yahabwa kubabara umubabaro ubabara wowe. Kugira ngo utsinde ibigeragezo byo muri sosiyete, daboro ugomba kumenya ko uriho, kandi nta muntu n'umwe ubereyeho. Iyo usanze ntawe ukubereyeho, nawe ugomba kumenya ko ntawe ubereyeho, nta n'ukubereyeho, ugashaka kurya ubuzima bwawe noneho nkaho nta bantu bakureba. Abantu babonera amafaranga mu nzira mbi, abarokore nabo bamenye. Ariko kandi ntabwo ubukene ari igisobanuro cyo guhamagarwa. Ntabwo ubukene ari igisobanuro cy'umuhamagaro. Ukabanza gutsinda amaso. Ijambo rivuga ngo barambona bate, ukarwana naryo, ukabaho ntawe uri kwiyereka, ahubwo ubuzima bwawe bukeneye iki? Ndabasuhuje inshuti z'umusaraba, gira amahoro abonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo kubwo kwizera. Bifurije ihumure, umugisha kubw'urukundo rw'Imana. Iyo nkunda kubivuga, iyo tubatuyeho amahoro, ni ukuri Imana irayatanga. Jya inyuranye ibihe, niyo yaremye ijuru n'isi, nibyo niyo ibigena, niyo ijya ikuraho umwijima igashyiraho amanywa, niyo izi kunyuranya igitondo n'ikigoroba. Imana ishimwe. Reka dushimire buri muntu wese muri mwe ufunguye iki kiganiro, uwo tubanye ari ubwa mbere, kandi reka dushimire namwe dukunze kubana. Mu by'ukuri hari abantu tubona mubana natwe kenshi, duhora twifuza kubabera b'umumaro muri Kristo, namwe mukatubera b'umumaro muri Kristo. Muzi ukuntu ari umunezero ubwo tuzaba tuzamuka ikirere nk'abizera Kristo Yesu atwaye itorero. Ni ukuri bizaba ari umugisha ukomeye, bizaba ari umunezero, bizaba ari ibirori bidashira. Imana ishimwe. Mbese se umwami wacu Yesu Kristo azabisohoreshe gukiranuka kwe, kuko ubutware bw'Imana buhoraho iteka. Imana ibaha umugisha. Reka mbabasabe dufatikanye gusenga, nidusoza gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'urukundo, Imana igira neza, Imana idakiranirwa, turagushimiye. Gukiranuka kwawe nibyo bitumye turiho, nibyo biturinze, nibyo biturengeye, nibyo bitumye mwamenya guhora ku ngoma abakwizera dukomera. Inkomezi zawe ziza kuri twe, ni ukuri turabigushimiye. Burira bugacya, bukagoroba, bukongera bugacya, ibyo byose ni ubuntu bwawe. Twebwe urinze ntitugushimiye ko abagiye bahuye n'ibibazo, ahubwo umuririmbyi yarabivuze, nibyo yaravuze ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Ariko ubwo tukiriho utwongeye iminsi yo kubaho, biba bisobanuye ngo uri kwagura n'amakamba yacu, uduhaye ibyo umwanya wo gukora, umwanya wo kwisuzuma, umwanya wo kwisubiramo. None bibera aba bantu bose baduteze amatwi urugero, bibabere mwami nyaguhora ku ngoma, impamvu ituma Data wa twese tukwegera mu izina rya Yesu Kristo. Nyene Data Papi Claver yararirimbye, arabivuga, aravuga ngo nzafata ibimpungisha Imana, mbigira impamvu yo kuyegera. Imana ishimwe. Reka buri muntu wese waruguye yongera guhungireho, masezerano yawe abe inkomezi kuri twese, ni kubwawe mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Turongeye turabasuhuje kandi turongeye turabakiriye. Reka dushimire abantu twabanye mu masengesho, haba abo twabanye ku rubuga rwa WhatsApp, haba abaje tugasengana turi kumwe. Imana ibaha umugisha. Reka kandi dushimire Musa turi kumwe kuri kamera, tunamwatureho umugisha w'Imana. Imana imuha umugisha. Akenshi mwebwe mubona umwigisha yicaye ari kwigisha, ariko ibibera hirya nibyo bigoye, kuko gukamera, kujya kweditinga, kujya kwa uploadinga nibyo bigoye. Rero Imana ijya imushoboza, kandi Imana imuha umugisha. Ni ukuri urukundo rw'Imana rujye rusohora kuri we, abone ineza y'Imana uko bwije n'uko bukeye. Imana imuha umugisha. Reka dusome Bibiliya, tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ku kugeragezwa kw'abizera. Ndagira ngo tuganire ku kugeragezwa kw'abizera. Hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 4, umurongo wa 1, hatubwira uburyo Yesu yajyanywe n'umwuka mu butayu agiye kugeragezwa.
haravuga ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Ubundi ibigeragezo ni iki? Ibigeragezo bishobora kubamo training y'Imana, gutozwa, gutegurwa. Hakaba n'ikigeragezo gishobora guturuka kuri Satani kugira ngo kiducogoze, dutakaze kwizera, kwa kwizera bitume tugwa, tuve mu byizerwa. Hakaba n'ikigeragezo umuntu yizanira bitewe no gukemuramo ibibazo nabi, kutemera kugirwa inama, kutayigisha no kutigira ku bandi, cyangwa se kwanga guhinduka, bigatuma umuntu ahura n'ibigeragezo. Ibyo bintu bitatu. Noneho ikigeragezo Satani azanye gishobora kuzanwa na mwene so, nawe ukacyitera bitewe n'imirimo ukoze, kuko abantu batangiye gucogora bakora ibyaha, kandi ibyaha bigira ingaruka zabyo. Ingaruka z'ibyaha rero harimo kugeragezwa, hakabamo n'urupfu. Urwo rupfu rubamo no kurimbuka. Noneho ikigeragezo, reka mbabaze, ikigeragezo kiryana kuruta ibindi ni ikihe? Nsubiza, niyo wakandika muri comment nta kibazo. Impamvu mvuze ngo ikiryana kuruta ibindi ni ikihe, ndagira ngo tuganire. Niyo umuntu yakerekwa ibigeragezo ufite, ntabwo yahabwa kubabara umubabaro ubabara wowe. Niyo umuntu yamenya amakuba ubamo, ntabwo yahabwa kubabara cyangwa gukubwa n'ayo makuba ngo amubere igihanda ayikorera yishyireho. Niyo umuntu yakubwira ngo ihangane mugafatikanya kubabara, yababara ariko ntiyafata uburibwe. Yababara bimwe by'impuhwe z'ubumuntu, ariko ntabwo akwakira uburibwe ngo abutake abubabare. None ikigeragezo kiryana kuruta ibindi ni ikihe? Ni urugo rubi, Imana irugutsindire, guha amahoro yo mu rugo. Ni ukutabyara, ni ubugumba, Imana iguha abana, turagusengeye mu izina rya Yesu. Ni indwara idakira se, wandujwe n'uwo wakundaga? Ni diyabete, ni kanseri, ni sida, ni iki? Ikigeragezo kiruta ibindi ni ikihe? Ni ukubana n'umugabo udakijijwe, kakunywera itabi imbere, inzoga ikakunukira utayinywa. Ikigeragezo ni ikihe? Ni ugukora ntuhembwe, ni ukugeragezwa na shobuja cyangwa nyokobuja, ni ukubyarwa n'ababyeyi bakaguta. Ibyo byose birababaje, ibyo byose birababaje, ibyo byose birababaje. Ariko none igitangaje ni uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu bibaho byose tujye dushima. Nyumvira kandi uko abakristo dukwiriye kubaho, kuko Imana y'abera ni Imana umugabo yagutaye, ni Imana wubatse bakagusenyera, ni Imana wabyaye umwana agapfa, ni Imana washatse ntubyare, ni Imana. Noneho ngereka ngo usubize rero, ikigeragezo kiryana kuruta ibindi ni ikikuriho. Icyo ufite none kiryana kuruta ibindi ni icyo. None wabigenza gute? Ikigeragezo gifata ku buzima rusange bw'umuryango, hari igihe bisaba kwicarana mukagikemura, mukajya inama. Iyo mwese mutajya inama, hari igihe bisaba umwe witangira abandi mukajya gusenga. Ntabwo mwese mugisohokeramo rimwe. Uwasenze Imana iramwimura akajya kure y'uburibwe n'iyo ibimubabaza byaba bigihari. Iyo ari mu rugo, ukunda urugo niwe wihangana, kandi ushaka kubaka niwe wubaka. Ntabwo bigombera ngo ni umugabo cyangwa umugore. Iyo ari muri sosiyete, kugira ngo utsinde ibigeragezo byo muri sosiyete, d'abord ugomba kumenya ko uriho, kandi nta muntu n'umwe ubereyeho. Iyo usanze ntawe ukubereyeho, nawe ugomba kumenya ko ntawe ubereyeho, nta n'ukubereyeho.
ugashaka kurya ubuzima bwawe noneho nkaho nta bantu bakureba, ukabanza gutsinda amaso. Ijambo rivuga ngo barambona bate, ukarwana naryo, ukabaho ntawe uri kwiyereka, ahubwo ubuzima bwawe bukeneye iki? Daboro iyo ubanje kwikunda uhabwa imbaraga zisiporuta urwango rw'abanzi bakwanze. Iyo ubanje kwikunda uhabwa imbaraga zikomora ibikomere uterwa na buri muntu tutazi ngo ninde, muri urwo ruhande ninde, umuryango waragutaye, n'ubundi amaboko y'abantu ntajya gushyitsa ahakwiriye, akugeza ahangana n'uko yo areshya. Ntabwo turi bujye mu marangamutima ngo abantu bagendera inyuma n'ibyo cyangwa imbere cyangwa ku ruhande, aho bajya hose nta muntu uzakubanira nk'Imana. Twinjiremo rero twerekera ku musozo tugasenga. Ikigeragezo cyose kiraryana, ariko noneho kubera iki Imana yemera ko tugeragezwa? Nababwiye ibigeragezo bitatu kizanwa n'uburyo ukemuramo ibibazo. Waranze kwemera inama, waranze kugisha inama, urimo udakurwa ku ijambo, ukaba wakwakira ibigeragezo biturutse mu buryo wakemuyemo ibibazo. Kuko iyo ukemura ibibazo nabi urageragezwa, uhura n'ingaruka mbi. Kabiri, igiturutse ku Mana. Kubera iki Imana itugerageza? Daboro, Imana itugerageza kugira ngo n'abandi bari mu buzima nk'ubwo bige kwihangana kw'abizera. Ni urubuto rukomeye rutera abatizera gukomera no kugirira Imana twizera icyizere. Kugeragezwa k'umukiranutsi iyo kurimo kwihangana gutera abatizera kwemera imbaraga z'Imana iduha kwakira ibibazo, iduha gutsinda ibyaha. Kuko kwihangana birinda umuntu ugeragezwa gukora ibyaha mu bigeragezo. Kwihangana bituma umuntu ugeragezwa aremesha amakamba. Kwihangana ni ishusho y'Imana mu muntu wambaye umubiri uri kugeragezwa nk'uko abandi bageragezwa. Ijambo ryarambwiye ngo nta bitugeraho bitari rusange mu bantu. Reka turisome. Ni Abakorinto urwa mbere igice cya 10 umurongo wa 13. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo, Imana ishimwe, hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Iyo ikigeragezo kije kugira ngo Imana ikwirate, iguha imbaraga zo kwihangana. Murabizi ijambo ry'Imana Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose no kugera i Samariya. Izo mbaraga ni iziki? Ni izo kurwana. Kurwana ni iki rero? N'ibitugerageza. Noneho ndagira ngo mbabwire ko mbere y'uko umukristo ageragezwa, abantu mukunda kubana natwe ku Mukanguzi twagiye tubinyuramo ku mayange, twabiciyemo mu ncamake. Mbere y'uko tugeragezwa turuzuzwa. Imana ntishobora kukugerageza itaguhaye imbaraga zitsinda ibigeragezo urimo. Ikugerageza kugira ngo ube ishusho yo kwihangana, abatizera babone kwihangana kwa Kristo kuba mu bizera. Rero irabanza ikakuzuza. Ni ukuvuga iki kuzuzwa mbere yo kugeragezwa? Biba bisobanuye ngo ibyo urimo bisuzugura ubirimo, wabigezemo. Ariko noneho mbere yo kubijyamo wahawe imbaraga, bivuze ngo watsinze utarageragezwa. Noneho bijye mu bisuzugura bifate nk'ibitariho. Ibyo ni ibihe? Ni amagambo, ni ukuvugwa. Nta muntu wakuvuga ngo asibe icyo Imana yakuvuzeho, ntibishoboka. Nta wakurwanya ngo atsinde Imana yakuneshereje. Nta wakuroga ngo akwice Imana itagutanze. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, hari ibintu mukwiriye gusuzugura. Hari ibintu mukwiriye gusuzugura, ntimuhagarike imitima. Yesu niko yabwiye abigishwa, yarabwiye ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana, nanjye munyizere. Imana niyo kwizerwa.
iguhamagara niyo kwizerwa, yatangije umurimo muri twe niyo kwizerwa, yakinguye irembo ry'ubutumwa niyo kwizerwa. Hari ibintu dukwiriye gusuzugura kugira ngo twitwe abatsinzi muri ibyo bigeragezo twihangana. Abatizera bahura n'urugo rubi, abizera bahura narwo, batizera barabavuga, abizera barabavuga, batizera basonza, abizera barasonza, batizera babura umwambaro, abizera bawubura, batizera babasenyera, abizera babasenyera. Nta kitugeraho kitari rusange mu bantu, ahubwo itandukaniro ari naho gukiranuka kw'Imana kugaragarira ni uburyo twitwaye mu bigeragezo. Uzumva abantu benshi bangaga gukizwa bavuga ngo abarokore ni abakene, ngo n'ibiki n'ibiki. Hari abantu babonera amafaranga mu nzira mbi, abarokore nabo bamenye. Ariko kandi ntabwo ubukene ari igisobanuro cyo guhamagarwa. Ntabwo ubukene ari igisobanuro cy'umuhamagaro. Ushobora gukena kubw'igisobanuro cy'imyitwarire, kwanga gukora nabyo bitera ubukene. Ariko kandi n'isezerano ry'Imana ryasohora rikaguha ubukire utakoze cyane. Byose birashoboka. Ariko none icyo nshaka kuvuga ni iki? Ugasanga abantu baravuze ngo ngewe ngo ntabwo najya ngo gusengera mu barokore ngo kuko bagira ibibazo byinshi. Ntabwo ari uko n'abatizera batabigira, ahubwo twebwe abizera uburyo abatizera babikemuramo sibwo twebwe tubikemuramo. Kuko umuntu yasonza akajya guhagarara ku muhanda akicuruza akabona yo kurya, mu gihe umurokore yaburaye. Si uko n'abagiyeyo atababona. Ariko twebwe Bibiliya iravuga ngo turatuza tugashima Imana. Imana ishimwe. Reka dusome iri jambo. Pawulo yandikira Timote urwa mbere igice cya 3:10 yaravuze ngo bakwiriye kubanza kugeragezwa, maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. Nshatse kubivugira iki? Abantu b'Imana ntibajya bakora umurimo, ntabwo icyo ari ikigeragezo cy'Imana. Ni Timote wagombaga kubanza kubeseya, kubagerageza, kubasuzuma. Niba umuntu abanza kugukorera isuzuma bumenyi kugira ngo aguhe akazi, Timote yarakoze isuzuma bumenyi n'isuzuma myitwarire ry'abadiyakoni kugira ngo arebe ko bashobora gucira abantu urubanza. Yaravuze, Pawulo yaramubwiye ngo bagomba kuba abepiskopi, ari umugabo ufite umugore umwe, ukunda kwakira abashyitsi, utanywa ibisindisha. Avuga ingingo nyinshi. Niba waramaze kubigeramo, ukaba ufite abagore benshi uri muri izo nshingano, unywa ibisindisha uri muri izo nshingano, nta bantu muvugana neza uri muri izo nshingano, nta bashyitsi wakira uri muri izo nshingano, menya ko kugeragezwa kwawe utabitsinze bituma nta muntu n'umwe Imana ikuyoboraho ngo umubere ihumure, ahubwo baye ibisitaza by'abandi. None igihari ni iki? Niba umuntu ageragezwa na shebuja kugira ngo yizerwe, dukwiriye no kugeragezwa n'Imana kugira ngo tube dutorejwe gukora umurimo duhamagarirwa gukora. Imana ishimwe. Dusome iri jambo. Abaheburayo 2:18. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa, ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Uri mu kigeragezo ukwiriye kumenya ko kirangira, ukwiriye kukimenyera iherezo, ukamenya ko kijya gishira. Hari ikirambirana, nibyo kirambiranye bitewe n'urugero kimazemo. Ariko nshuti z'umusaraba, Yobu yari yihanganye, Lazaro yari yihanganye, Aburahamu nuko, Mose byamubayeho, Yohana umubatiza, Petero, abigishwa, ntawe bitabayeho. Niyo mpamvu ukwiriye kwigira ku bandi. Ijambo ryarambwiye ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya benshi bangana batyo, twizere noneho twegere tudatinya. Hari abatubanjirije. Niba uri umukobwa, nshuti z'umusaraba, umukobwa wa Yefuta kubera urugero. Niba uri umumama, Hana mwitegererezeho, mwibuke ba Miriyamu, murebe ba Debora babaye intwari, bene Serufohati baburanye gakondo. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, tuvuga iki? Niba uri umusore, twigire kuri ba Gidiyoni, turebe ba Dawidi, turebe ba Yosefu,
ni iki twavuga bera b'Imana ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo? Iyi nzira hari abayiguyemo. Stefano yicishijwe amabuye, Petero yaciwe igihanga, na Pawulo Petero bamubambye acuritse, Yakobo bamuca igihanga, Pawulo bamuca igihanga, Yeremiya bamukubita amabuye, Yesaya bamucamo kabiri. Bakundwa n'iki twavuga? Naratangaye, Imana igerageza Hoseya yaramubwiye ngo genda uzane umugore wa maraya, ntuzane umugore w'umukobwa ukiri isugi, genda uzane maraya. aba ari we mugore azana. Abisiraheli baramugaya, baravuga ngo irukana maraya mu muryango wa Isiraheli. Imana ibwira Hoseya iravuga ngo iyo maraya igaragara nkamwe, imyitwarire ya maraya mu maso yanyu niyo myitwarire yanyu mu maso yanjye. Nimusende maraya nanjye mbasende, cyangwa muyibabarire nanjye mbababarire. Hoseya aravuga ngo ndagumana maraya. Ibigeragezo mufite bakundwa birimo n'intsinzi y'Imana kuko haboneka mwishimwe. Soza Yakobo 1:3 aravuze ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Kandi ijambo ryarambwe ngo hahirwa abageragezwa kuko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Data yasezeranyije abamwubaha. Wari ucogoye, ucitse intege kubera ibibazo? Shaduraka, Meshaki na Abedenego barageragejwe bashyirirwaho umuriro. Yewe Daniyeli yarageragejwe mu rwobo rw'intare, Yohana yarageragejwe i Patimu ari ku kirwa wenyine, Petero yarageragejwe arafungwa. Bavandimwe, tuvuga iki tureka iki? Nta bibageraho bitari rusange, ariko twebwe turatuza tugashima Imana. Soza rero, bwa mbere kwihangana kwanyu ni gukure, wihangane. Bwa kabiri usenge kuko uzihangana mbere yo gusenga. Nusenga utihanganye ntuzasubizwa. Wihangana mbere yo gusenga, hanyuma nyuma yo kwihangana ugasenga. Noneho kabiri, iyo umaze gusenga hari ikintu wihanganira ntigikemuke, hari n'icyo usengera ntigikemuke, ugifatira umwanzuro. Ntabwo ufata umwanzuro mbere yo gusenga, nta nubwo ufata umwanzuro mbere yo kwihangana. Yewe hari n'ibintu ufatira umwanzuro ntibikunde, ariko biterwa n'umwanzuro uwo ari we, bigaterwa na situwasiyo wari urimo iyo ari yo. Hari n'ababayeho batakihangana, bakabaho batagisenga, bakabaho nta mwanzuro, bakabaho babuze uko bagira. Iyo umuntu abayeho mu buzima bwo kubura uko agira, iyo bukeye hari igihe yiyahura, iyo bukeye hari igihe yicana, iyo bukeye hari igihe arogana, iyo bukeye hari igihe ajya ku mupfumu. Wirenga izo ntambwe eshatu: kwihangana, gusenga, umwanzuro. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iborohereze mu makuba yanyu kandi ibarwanirire mu byo muhura nabyo. Hari kurira kwararira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Reka dusengane Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, umubiri uratugerageza, icyo bamwe bita ibyiringiro nacyo kikatugerageza, icyo bita ibisubizo kikatugerageza, ariko muri byose ujya udukiza. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka adukiza muri byose. None ubwo udukiza muri byose, n'aya makuba ya bene data yashyireho iherezo, kugira ngo bagire ihumure ku bwawe none n'iteka ryose. Yesu Kristo, amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha.